ubwenge bukorano cyangwa se intelligence artificielle yahoze ari ingingo ireba abashakashatsi gusa ndetse n'abakora za filime zishingiye kuri siyanse. nta wari uzi ko umunsi umwe hazaza urubuga ujyaho ukandikaho ibyo ushaka rukaguha miliyari z'amagambo yakora igitabo. nta wari uzi ko hashobora kuzaza kamera igufotorera inyaruguru i Kigali bakamenya ko warengeje umuvuduko mu muhanda. ako kanya bagahita banaguca amande y'iryo kosa ukoze, ukakira ubutumwa kuri telefoni yawe. ako kanya ngubwo ubushobozi bwa intelligence artificielle cyangwa se artificial intelligence. ikoranabuhanga rikataje muri iyi si ya none ku buryo abareberera ibintu kure bamaze kugaragaza ko hatagize igikorwa, imirimo myinshi ikiremwa muntu twakoraga izasigara ikorwa n'imashini. abatekerereza za leta nyinshi ku isi ubu barimo kwibaza ikizakurikiraho igihe imirimo hafi ya yose izaba ibasha gukorwa na intelligence artificielle. ubwenge bwa muntu butagikenewe cyane mu gutwara imodoka, kwandika ibitabo, kwigisha mu mashuri, guterura imizigo, guhinga, kurwana ku rugamba n'ibindi. tuzasigara turi abandi? tuzaba dutunzwe n'iki? reka noneho tuvuge ko ubwenge bukorano. Nge nitwa Ismael Mwanafunzi. ibinyejana by'imyaka birashize ubukungu bw'ikiremwa muntu bwubakiye ku murimo uyu uturutse mu mbaraga ze n'ubumenyi bw'umutwe we. ubu rero uyu munsi birasa naho ibingibi nta kintu bikivuze kinini. ubanza abahanga ku isi barimo kuvuguruza rya hame Imana yahaye Adamu na Eva ko tuzarya twiyushya kuya. hari raporo y'ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo McKinsey bugaragaza ko mu mwaka wa 2030 ni ukuvuga ejo bundi mu myaka iri imbere, mu mirimo yose iri ku isi igera kuri 30% izabikorwa hifashishijwe imashini n'ikoranabuhanga. ni ukuvuga ko nta bwenge n'imbaraga bya muntu bizaba bigikenewe. iyo 30% tuvuga ni imirimo igera kuri 300,000,000. ni ukuvuga ngo abantu 300,000,000 bazaba bashobora gutakaza akazi kubera ko ikoranabuhanga isigezeho rizaba ribasha gukora ibyo bakoraga. banki y'abanyamerika yitwa Goldman Sachs igaragaza ko mu myaka mikiri imbere artificial intelligence izaba ifite ubushobozi bwo kuvana mu kazi 2/3 by'abakarimo uyu munsi, ndetse hafi 7% by'imirimo dufite ku isi abayirimo bazasimbuzwa nta kabuza. hari umusenateri wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bernie Sanders aherutse kuvuga ko ibi bihe turimo ari bw'ikiremwa muntu kigiye kubaho nabi kubera ko cyugarijwe n'imashini zishaka kukivana mu kazi. kuri ubu muvuduko ikoranabuhanga ririho mu guhanga udushya ryarenze gufasha muntu kunoza akazi, ahubwo byabaye nk'ihangana hagati y'abantu n'imashini. mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 ubwo inganda zatangiraga kwaduka hirya no hino ku isi, hariho imirimo myinshi yatakaye yari isanzwe itunze abantu. gusa icyiza cyabyo hari indi yahise ivuka ku buryo ababuze akazi hamwe bagiye kugashakira ahandi. na mbere cyane ubwo isi yari mu bihe byiswe iby'amabuye âge de la pierre, ahangaha ndavuga cya gihe ibikoresho byinshi umuntu yakeneraga byakorwaga mu mabuye. ubwo byavagaho hakavumburwa ibyuma n'ubucuruzi, ntabwo abantu babuze akazi kubera ko ibyo bakoraga byasimbuwe n'indi mirimo yo mu bucuruzi. tugarutse aho twatangiriye, ubwo inganda zatangiraga kwamamara ku isi, nubwo ubuhinzi butakomeje kuba ku isonga ry'ubuzima bw'abantu, ariko nibura abari batunzwe n'ubuhinzi bahawe akazi mu nganda, abandi bajya gukora ku mashini zandika, mu macapiro, mu maduka n'ahandi. igitandukanya izi revolution cyangwa se impinduramatwara zombi ikiremwa muntu cyanyuzemo n'uyu munsi wa none nuko artificial intelligence yo yaje ikuraho akazi, ariko wareba neza ugasanga nta kandi itanga. nyuma yo kuzamurira urwego artificial intelligence nka ChatGPT, ubu ngubu biroroshye cyane ko ubwayo yakwandika ikintu cyiza, igakora amakode yifashishwa mu gukora imbuga za internet. ishobora gufata ibisubizo by'ibizamini by'imashini zo kwa muganga, ikamenya icyo umuntu arwaye, ikanatanga ingero z'imiti yahabwa. ChatGPT ishobora guhindura inyandiko iri mu rurimi rumwe ikayishyira mu zindi ndimi nta makosa abayemo, kandi mu gihe gito cyane. ibi byose bikorwa mu gihe gito, nta mushahara imashini gusaba, ntabwo yinuba, ntinanirwa, ikora amasaha yose. izi kamera za police kwita Sophia zikora amasaha 24 ku munsi no mu gihe twebwe dusinziriye. ibigo bimwe na bimwe bikomeye byatangiye guhindura imikorere, byinjizamo ikoreshwa rya artificial intelligence kugira ngo akazi kihute, ari nako bigabanya abakozi. ibinyamakuru bikomeye ku isi byatangiye kugabanya abanyamakuru babyo, ku buryo hari aho bagiye birukana nka 40% by'abakozi bari bafite kubera ko imirimo bakoraga iyi intelligence artificielle ishobora kuyikora. nk'imirimo imwe n'imwe yakorwaga n'abakira abakiriya mu bigo bitandukanye yagiye ishyirwa mu ikoranabuhanga.
ibigo by'abanyamategeko byatangiye kwifashisha iyi intelligence artificielle mu gusesengura ibirego aho kuba byakorwa n'abantu. Inganda z'imyidagaduro zikomeye nka Hollywood nazo zatangiye kugerageza niba hatangira kwifashishwa abakinnyi batabaho bakozwe na intelligence artificielle aho gukoresha abantu basanzwe. Ubu bwoba bwo kubikiremwa muntu cyugarijwe n'ubushomeri buzaterwa n'imashini muntu twikoreye bwatangiye kubyutsa ibindi bitekerezo byo gushaka uko abantu bazaba babayeho mu gihe imashini zizaba zihariye akazi kose twakoraga. Kimwe mu bisubizo byatekerejweho ni umushahara w'ibanze ku bantu bose, Universal Basic Income UBI. Iki gitekerezo ntabwo ari gishya, ariko mu myaka ya kera nta wajyaga biha agaciro kubera ko abantu benshi bari bakibasha kubona imirimo ibatunga. Uyu mushahara mpuzamahanga fatizo wazamuwe bwa mbere n'umunyamerika witwa Thomas Paine hari mu kinyejana cya 18, aho yasabaga ko buri muturage yajya agira amafaranga make ahabwa na leta avuye mu misoro cyane cyane y'ubutaka. Mu kinyejana cya 20 undi munyamerika wari inzobere mu by'ubukungu Milton Friedman yongeye kubyutsa iki gitekerezo, avuga ko hari amafaranga runaka leta yakabaye iha buri muturage wese avuye mu misoro. Muri iyi myaka ya vuba uwo mushahara fatizo mpuzamahanga wongeye gushimangirwa n'abashoramari nka Elon Musk, Mark Zuckerberg ndetse na Sam Altman. Aba babivuga babizi kubera ko bari ku isonga y'abashyigikiye gukomeza guteza imbere ikoreshwa rya intelligence artificielle. Barabibona ko igihe kizagera imirimo myinshi iduha amaramuko ikavaho. Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kurwanya ubukene Oxfam wagaragaje ko mu mwaka wa 2025 societe za mbere zahanze intelligence artificielle zari zihariye ubutunzi bwa miliyari 400 by'amadolari ku isi yose. Iyo ufite amafaranga niyo uyobora uko ibintu bigenda. Senateur Bernie Sanders yavuze ko intelligence artificielle yabaye ubucakara bushya aho abatware bakoze imashini zikorera amafaranga, twebwe abaturage basanzwe tukaba tumeze nk'abafana bareba uburyo abakire barushanwa gukorera amafaranga. Universal Basic Income ni umushahara abahanga basaba ngo ikiremwa muntu kizabashe kubaho n'igihe imirimo yose izaba yarahagaze iri mu maboko ya intelligence artificielle n'amarobo. Hari ibihugu bimwe na bimwe byatangiye gutekereza no kugerageza uko bizaba byifashe igihe uwo mushahara fatizo uzaba utangiye gutangwa. Nko mu mwaka wa 2017 Finlande yatangiye igerageza aho abantu 2,000 b'abashomeri bahabwaga amayero 560 buri kwezi. Nyuma y'umwaka basubiye gukora ubushakashatsi kuri abo bantu basanga hejuru yo kuba byarazamuye imibereho myiza yabo byaranabahaye imbaraga zo kurushaho gushaka akazi bashishikaye. Umuryango Give Directly muri Kenya uri mu igerageza ry'imyaka 12 mu byaro birenga 290 byo muri Kenya. Abo bantu batoranyijwe bahabwa amadolari 22 buri kwezi yo kubafasha kwivana mu bukene. Umusaruro w'ibanze wamaze kugaragara. Ayo mafaranga biragaragara ko atapfuye ubusa. Mu gihe benshi batekerezaga ko abaturage bahabwa ayo mafaranga bazarushaho kuba banebwe, ngo ahubwo byarushijeho kubafasha gutekereza kure no kwihangira imirimo, ku buryo bamwe batangiye gushinga ubundi bucuruzi, amaduka n'ibindi, kandi ubuzima bwabo bwo mu mutwe bumeze neza kurusha mbere bataratangira guhabwa ayo mafaranga. Ibi nibyo bitanga icyizere ko umunsi leta zatangira gutanga wa mushahara fatizo mpuzamahanga ku baturage bazo, ubwo intelligence artificielle izaba imaze kugira benshi abashomeri, bishobora kuzatuma abantu bavumbura ibindi bintu byo gukora aho kuba banebwe. Igisigaye ni ukumenya niba iyo misoro izatunga abantu izabitangwa n'amarobo cyangwa se niba izabitangwa n'ibigo bifite izo intelligence artificielle mu nshingano. Nko mu 2004 inteko ishinga amategeko y'Uburayi yatangije umusoro mushya wiswe robot tax, uzajya ucibwa societe zose zizajya zizana ikoranabuhanga risimbura abantu mu kazi. No kuvuga ko ikoranabuhanga uzanye muri kompanyi yawe rigatuma abantu 100 birukanwa mu kazi, uzajya ucibwa umusoro w'iryo koranabuhanga uzafasha leta kwita kuri ba bantu wirukanye. Nubwo ibyo bitekerezo byose bihari, abakora intelligence artificielle bo ntabwo basinziriye, bayongerera ubushobozi uko bwije nuko bukeye. Nko mu bijyanye n'ubwikorezi bw'ibicuruzwa, societe nka Amazon yamaze kwinjiza ikoranabuhanga mu kazi kayo ku kigero cya 75%. Ibigo by'ubushakashatsi mu buzima nka Alpha Ford bivuga ko kubera kwifashisha intelligence artificielle byagabanije miliyari na miliyari zajya gatangwa hakorwa ibikoresho byifashishwa mu gusuzuma. Ibinyamakuru nka Reuters na Bloomberg hari inkuru nyinshi bisigaye byandika zitanditswe n'abanyamakuru b'abantu
kubera ko intelligence artificielle ari izandika. Mu burezi hari amarobo na intelligence artificielle byatangiye kwifashishwa hirya no hino mu guhugura abanyeshuri mu gihe bavuye ku ishuri. Nubwo iterambere ry'ikoranabuhanga rikataje, hari ikibazo gikomeye gikomeje kwibazwa. Mu gihe intelligence artificielle ikomeza kuvugururwa no kongererwa imbaraga ngo irusheho gukora neza, ikiremwa muntu cyo kirushaho gufatwa nkaho ntacyo kimaze, nkaho ubushobozi bwacyo bwarangiranye n'igihe. Ubu ngubu haje imashini zihuta mu gutekereza no gushyira mu bikorwa. Senateur Sanders avuga ko bihangayikishije cyane, aho mu gihe isi irimo gutera imbere, ikiremwa muntu cyo kirushaho kwerekwa ko kidakenewe. Abahanga mu by'ubukungu bavuga ko mu mwaka wa 2030 ku isi hose hazaba hari abantu miliyoni 800 basanganywa akazi, bazaba basabwa gushaka akandi kazi. Ako kandi basabwa gushaka ariko nako nta kazaba gahari. Inama mpuzamahanga y'ubukungu World Economic Forum iheruka kuvuga ko nubwo hari abantu miliyoni 85 bazabura akazi burundu, ngo hari abandi miliyoni 97 bazabona kandi kazi kubera ko hari imirimo intelligence artificielle cyangwa se ubwenge buhangano buzafasha mu guhanga. Gusa ikibazo nuko imyinshi muri iyi mirimo izabisaba abahanga mu bya mudasobwa n'ikoranabuhanga. Iri hangana mu by'ubwenge bukorano kandi bivugwa ko rizatuma ibihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa n'Ubudage n'ubundi byashoye imari nyinshi muri ubu bwenge bukorano bizakomeza kwikubira ubukungu bw'isi, mu gihe ibihugu byarwarizaga ku mirimo isanzwe y'amaboko byo bizananirwa kubaho. Loni itanga umuburo ko hatagize igikorwa, ubu bwenge bukorano cyangwa se intelligence artificielle twishimira uyu munsi bushobora kuzarushaho kwagura icyuho kiri hagati y'abakene n'abakire kurusha ikindi gihe cyari cyo cyose cyabanje. Nko muri Afrika aho 70% by'urubyiruko bakora imirimo isanzwe yibita itanditse cyangwa se banyakabyizi, mu gihe imirimo myinshi izabikorwa n'amarobo, benshi bazisanga mu bushomeri bukomeye cyane abakoraga mu mirimo yo gutwara abantu n'ibintu, ubuhinzi, amabanki n'ibindi. Icyakora ibihugu biri mu nzira y'amajyambere nabyo bigirwa inama yo kwirwanaho, bigatangira gushaka uko byinjiza intelligence artificielle mu mikorere yabyo kugira ngo bizabashe guhangana n'ahazaza. Nk'u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere byashyizeho politike yihariye igenga intelligence artificielle cyangwa se ubwenge bukorano kugira ngo yinjizwe mu kazi ka buri munsi hakiri kare, abantu bayimenyere, bamenye ibyo ishoboye n'ibyo idashoboye, bavanamo amahirwe, ariko service zihutishwe. Ibihugu nka Kenya, Nigeria na Afrika y'Epfo nabyo byatangiye gahunda zo gutangira gufasha abantu mu kubongerera ubushobozi mu by'ikoranabuhanga, bakanahabwa amafaranga make yo kwifashisha, cyane cyane abakomeje kubura akazi kubera ikoranabuhanga ririmo ni AI cyangwa se intelligence artificielle. Ikigaragara nuko iterambere rya intelligence artificielle cyangwa se ubwenge bukorano ntawe uzarihigika. Niyo mpamvu wa mushahara fatizo mpuzamahanga ibihugu bisabwa kwishyura abaturage babyo ukomeje kugarukaho. Nko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, muri California hatangiye igeragezwa aho abantu 125 batoranyijwe, buri umwe ahabwa amadolari 500 ku kwezi. Abatangiye kuyahabwa bagaragaje ko byabateye kurushaho kugira ubushake bwo gushaka akazi. Muri Canada mu myaka yashize mu mujyi wa Ontario habaye irindi gerageza, abantu batangira kujya bahabwa amafaranga buri kwezi, nubwo byaje guhagarara. Abahabwaga ayo mafaranga bagaragaje ko byatumye barushaho gutekana no gutuza mu mutwe. Icyo byerekanye nuko iyo abantu bafashijwe kubona mikoro, babona umwanya uhagije wo gutekereza byagutse kandi bisanzuye, bakaba bahanga udushya. Umwanditsi Rutger Bregman mu gitabo Utopia for Realists avuga ko umunsi hazaba hashyizweho umushahara fatizo mpuzamahanga UBI bizafasha ikiremwa muntu kubaho ubuzima bufite intego, aho gushakisha imirimo ya mpemuke ndamuke itajyanye n'inzozi zabo cyangwa se itabajyana ku buzima bifuza kubamo. Nubwo ibi bitekerezo by'uko ikiremwa muntu kizabaho mu gihe intelligence artificielle izaba yatwaye akazi kenshi biri mu mitwe y'abashakashatsi, hari abanyapolitiki hirya no hino ku isi bo basa n'abagisinziriye ndetse n'abagerageza kugira icyo bakora. Iri koranabuhanga ribari imbere imyaka myinshi. Muri uyu mwaka inteko ishinga amategeko ya Amerika yatangije umushinga w'itegeko wiswe Automation Impact Bill, usaba ko habaho ubushakashatsi bwo kumenya ibizaba bikenewe igihe umushahara fatizo mpuzamahanga waba ngombwa nuko uzajya utangwa. Ibihugu nka Espagne kandi nabyo
byatangije gahunda yo guha amafaranga y'ifatizo abantu bagiye babura akazi kubera ikoranabuhanga. Hari abadashyigikiye uwo mushahara bavuga ko hari leta zishobora kuzawihisha inyuma kugira ngo zisinzirize abaturage ntibamenye ibigezweho n'ibyo abanyapolitike bakora, maze abanyapolitike n'abashoramari bagakomeza kwigwizaho imitungo, rubanda yicaye mu rugo itegereje imishahara ihabwa itakoze. Senateur Sanders avuga ko hakenewe gutekerezwa uburyo umuntu azabana n'amarobo kandi agakomeza kugira ibyishimo byo kubaho, aho kwishimira ko imashini zirimo kudukorera akazi twebwe tugatakaza uburyohe bwo kubaho kubera ko ntacyo dukora. Nshuti bakunzi mwadukurikiye, tubashimiye ko mudasiba kudukurikira. Ikiganiro cyacu cya none naha tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye.